Mbasuhuze nongere mbahe ikaze mwese mudukunda kandi mukaba mudukurikira kuri YouTube channel yacu, mbifurize umugisha w'Imana. Nimuze twongere tugendane mu gitabo cyitwa tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Nitwa MC Misango, mugiye kubana. Ikiganiro cyacu twakise amagara aramirwa. Amagara aramirwa, ibyo urya n'ibyo unywa nibwo buzima bwawe bwa buri munsi. Icyo usabwa ni ukubirya wibuka ko Imana ariyo yabitanze. Nubikoresha neza bizakugirira umumaro kandi mwinshi cyane. Mbahe ikaze rero mwese kandi mbifurize kuza kugubwa neza muri kino kiganiro. Nimuze twinjirane ku rubuto rwitwa icyufuki. Amagara aramirwa, kandi kumirwa kw'amagara ni ukumira nyine kimwe mu byo Imana yaremye. Mbibutse ko turi gusoma igitabo cyitwa tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Ni urugendo rugeze ku myaka 27 niga ibijyanye n'ubuzima bwa bino bitabo, niga amateka adasanzwe y'umudokiteri witwa Ellen G. White. Yavuze byinshi ku bijyanye n'ibyo turya Imana yaturemeye. Munyemerere mbazanire urubuto rumwe mu mbuto Imana yaremye, nyamara rugira umugisha udasanzwe, rutanga umugisha udasanzwe, rufite ubuhanga budasanzwe. Muze kunyemerera nze gukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo twese tuze kugenda tubihuriramo. Nkwibutsa ko kugira ngo ibintu byose bigende neza, nkugire, ni byiza ko uganiriza bamwe mu nshuti zawe ndetse ukabasharinga kino kiganiro mu gihe nabo bifuza kumenya byinshi bitandukanye kuri runo rubuto. Uru rubuto mbazaniye ni urubuto rudakunze kuboneka henshi, ariko kandi twebwe mu Rwanda turi abanyamahirwe kuko ruraboneka mu gice cy'amajyepfo y'u Rwanda. Ni urubuto rwose ruboneka, cyakora uru rubuto ushobora no kurusanga mu mashyamba atandukanye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uru rubuto rero ni rumwe mu mbuto zifite umumaro munini cyane ku mpagarike y'ubuzima bw'umuntu. Umuto, umukuru, bose bararukeneye mu gihe bashenguwe n'indwara zitandukanye. By'umwihariko reka munyemerere tuze gusobanura icyo runo rubuto rumarira umubiri wawe, ariko by'umwihariko kuri kote yaho tuza kuvuga uburyo uru rubuto rumarira umuntu ufite umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso ni kimwe mu bintu bihitana abantu benshi batagira ingano, bitewe n'ibyo bariye, bitewe n'imitekerereze igiye itandukanye. Mbere y'uko nkubwira uburyo uru rubuto rukoreshwa, ndagira ngo mbaze nkumenyeshe ko umuvuduko w'amaraso ubundi uri mu byiciro bitandukanye, ndetse nkaba ngira ngo nze kubwira umuntu ufite umuvuduko w'amaraso, ariko umuvuduko w'amaraso ukaba uturuka ku bibazo runaka, ntabwo uru rubuto rwagufasha, kubera ko ikibazo ufite nyirizina nicyo ugomba gushakira umuti. Reka dutange urugero. Wenda wapfushije abana, abumwe, aba babiri, aba batatu, bituma urara udasinziriye, wumva udatekanye kugera ubwo umuvuduko w'amaraso ugufashe. Ntabwo mu by'ukuri ntekereza ko runo rubuto rwagufasha, ntabwo runo rubuto rwagufasha, ahubwo icyagufasha muri ibyo ni uko waganirizwa, ukongera kuganirizwa, by'umwihariko abantu bakagusobanurira ko burya gupfusha no kuba uriho ni ibintu bibiri, bikagusaba nyine kugira kwihangana. Abandi basigaye rero bafite ibibazo by'umubiri, wagize uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso, wenda byaturutse ku mirire, ibyo wariye ibyo kurya byiganjemo ibinyabivuta byinshi, byiganjemo inyama zitukura nyinshi, byiganjemo umunyu uri hejuru ku rugero cyane. Hari abajya barya indagara zirimo umunyu mwinshi bakongeramo undi munyu, hari abarya za magi zifite umunyu bakongeramo n'undi munyu, rimwe na rimwe bikongera bikajyana n'umubyibuho
utajyanye n'uko ungana. Ibyo byose ni kimwe mu bintu bishobora kugutera umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko w'amaraso rero ufata umuntu, ubundi umubiri we ukazahara, ugacika intege, rimwe na rimwe uyu muntu akajya yikubita hasi, yamara gufata umunyu akumva ubuzima bwe bugiye mu kaga, yafata ibinyabinure akumva ubuzima bwe ntabwo butekanye, yafata ibintu by'amavuta akumva ubuzima bwe rwose buri mu kaga. Hari ubwo kandi agira ubwoba bwinshi cyane, ukumva ubwoba buraje utazi iyo buturutse. Rimwe na rimwe hari n'abagira gutya bakikubita hasi rwose, ubundi bakabafata bakabirukankana kwa muganga. Umuvuduko w'amaraso rero ugira abato ukagira n'abakuru, cyane cyane aho ushobora gukoresha kompiyuta cyangwa se telefone, cyangwa ukagira n'ikindi kintu kiguhuza cyane, noneho ukakirangarira ku rwego rudasanzwe, maze rero umuvuduko w'amaraso ukagufata. Iyo ugufashe rero mu by'ukuri biba ari byiza kwihutira kugera kwa muganga kugira ngo bagufashe, kuko benshi bahasiga ubuzima. Mwagiye mwumva abantu benshi ngo mu gitondo twari kumwe yari muzima, ariko ukajya kumva umuntu yikubise hasi, bakakubwira ngo ejo twari turi kumwe, ariko ukajya kumva ngo byarangiye. Umuvuduko w'amaraso uratungurana, cyane cyane ni byiza kumenya nimba koko ufite umuvuduko w'amaraso cyangwa se umubiri wawe uri normale. Abanyarwanda bo muri abanyamahirwe, kuko igihugu cyanyu kijya gifata umwanya bakavuga bati nimuze tubapime indwara zitandura. Reka rero ntabatindiye mbabwire runo urubuto mubona rusa neza, urwitegereje rurasa neza, kandi koko ntabwo Imana ijya ituremera ibintu bidafite umumaro. Ntabwo Imana ituremera ibintu bidafite umumaro, kuko izi ko turaba agaciro mu buzima bwayo. Niyo mpamvu ituremera imbuto zisa gutya. Murabizi ko imbuto n'imboga ni kimwe mu bintu abantu rwose bakoresha, kandi ubuzima bwabo bukagenda neza. By'umwihariko rero uru rubuto nababwiye ruboneka mu ntara y'Amajyepfo, reka mbaze nkubwire uko rwitwa. Uru rubuto abenshi barwita icyuvwe. Sinzi nimba hari irindi zina wenda wowe waza kutubwira waba uruziho rwitwa icyufwe. Rukaba rwose ruboneka mu gice cy'Amajyepfo, rukaba rero rufasha umuntu ku muvuduko w'amaraso mu buryo ngiye kukubwira. Uru rubuto rwera ku giti hejuru rwose mu bushorishori, ubundi igihe kiragera rukera, kuko rutangira rusa icyatsi kibisi mu gihe rukiri rutoto, noneho uko rugenda rero rukura cyangwa se rugeze igihe cy'isarurwa rugatukura rwose. Iyo rumaze gutukura, rumaze guhishira, mu kinyarwanda cyumvikana rumaze gushya, nk'uko igitoki mwarabibonye ko hari ubwo igitoki gitara cyangwa kigahira hejuru kigahindura ibara. Uru rubuto narwo ruhindura ibara, noneho rukazana iri bara muri kubona. Iyo rumaze gukura rero rurihungura, cyakora birumvikana iyo rwamaze kwihungura rukagira ubwo rwikubita hasi, hari ubwo ruhita rwangirika, ndetse n'udusimba dushinzwe kwangiza imbuto natwo tugahita twinjira muri runo rubuto. Si byiza kururya rero usanze rwikubise hasi, ahubwo ni byiza ko wurira igiti ukarukuramo, noneho ukabasha kurukoresha. Mu by'ukuri usibye ko wenda warukura mu giti ukarwoza nta indi mikorobe rufite, wenda watekereza ko inyoni yaje ikarutaho, nimba nabyisinze uko babyita, ariko inyoni ishobora kurwangiza aho yarutaho umwanda wayo, cyangwa se ikanarurya, kuko nazo zirarurya, noneho bikarangira rero n'ubundi umwanda winjiyemo. Ni byiza kurureba ukarwoza neza. Wamara kurwoza rero urahungura nk'uhungura ikigori, hakagenda havaho urutete. Urabona ukuntu rusa naho ruzengurutse, rumeze nk'umupira wa wundi abakinnyi bakina, ugenda ukuramo kamwe kamwe. Iyo ukuyemo kamwe kamwe rero mu by'ukuri birangira wumva
muri ka kandi ukuyemo n'ubundi habamo akabuto mo imbere. Ako kabuto nako nzababwira icyo gakora ndetse kinini cyane kurenza umutobe wa runo rubuto. Ubwo rero mu kururya ukuramwo ka kabuto ukagata, wamara kugata ugahita rero unyunyuza umutobe urimwo, ariko kandi ukanakacanga ukanoza neza icyo gishishwa n'umutobe wari urimo byose ukabimirana. Nkwibutse ko kugira ngo ururye neza ni ukurukacanga ukarunoza rwose. Mu gihe uri kurukoresha ni byiza kuba warubanje mu nda. Dufate urugero, urabyutse mu gitondo uravuze uti reka mfate rwa rubuto rwanjye, ukarujyaho ukarurya ukarumara nta kintu wakojeje mu nda, cyakora washyizemo amazi nta kibazo kandi y'akazuyazi. Hanyuma rero ugahita urufata ukarurya. Ni byiza kururya ukarumara ugenda urukacanga ukarunoza neza. Uko rero ugenda usa naho uhungura, turasigaza ikintu nanone kimeze nk'igitiritiri. Ikintu kimeze nk'igitiritiri nacyo nzababwira icyiza nanone kirimo kigira icya gatatu gishobora kugufasha muri za ndwara nyinshi nakubwiye, ariko kandi n'ubundi kinafashije no ku muvuduko w'amaraso. Ubwo reka nkomeze nkwibwirire ibijyanye n'umutobe uva muri kano kabuto uri kubona, ukagafata ugahungura nk'uhungura urutete, noneho urubuto rw'imbere nabikubwiye ukarukuramo ukagakacanga ukakanoza rwose. Hanyuma iyo rero ururangije ni byiza gutegereza byibura iminota igeze kuri 30 mbere yuko ufata ikindi kintu cyo kurya. Ikindi kintu cyo kurya, hanyuma iki kintu cyo kurya nanone ufata kize kuba ari ikintu kitazirana n'umuvuduko w'amaraso. Ibyo byose tuzagenda tubiganiraho. Kize kuba ari ikintu kizirana kize kuba ari ikintu kitazirana n'umuvuduko w'amaraso. Urugero, nimba watetse igitoki cyawe ugashyiramo imboga rwatsi ariko utashyizemo amavuta, ntushyiremo n'umunyu, ibyo ni akarusho. Ushobora kubirenza kuri uru rubuto cyangwa se ukabifata mbere, upfa gushyiramo itandukaniro rya ya minota 30 nakubwiye. Uru rubuto rero mu by'ukuri nakumenyesha ko ari urubuto rudasanzwe, kuko nubwo ndi kukubwira ko rugufasha ku muvuduko w'amaraso, ariko rufite n'izindi ndwara nyinshi tuzagenda tuvuga bitewe n'uko namwe mubyifuza. Ushobora kuza muri komanteri uti ngaho tubwire indi ndwara ikurikiyeho rwa rubuto wise icyufwe ruvura. Mu by'ukuri rero uru rubuto rwitwa icyufwe urukoresha inshuro zingahe ngo rube rukuvuye burundu umuvuduko w'amaraso? Bwa mbere nakubwiye ngo nturukoreshe uruvanga n'ibyo kurya cyangwa se ngo uruvange n'ibindi bizirana n'umuvuduko w'amaraso. Oya, ntukore iryo kosa. Nimba ushaka gukira ntukore iryo kosa. Mbibutse ko turi gusoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje ibyo Imana yaremye. Mu by'Imana yaremye rero harimo imbuto mutigeze mumenya n'izo muzi, hariho imboga mutigeze mumenya n'izo muzi. Ibi byose ni ibintu dusanzwe dukoresha, ariko tukabikoresha wenda mu buryo butari ngombwa, ahubwo bikarushaho kutuzanira uburwayi. Uru rubuto rero kugira ngo rugukize burundu umuvuduko w'amaraso, icya mbere ni uko ururya ukarumara. Hanyuma ushobora kurya rero imbuto zingahe? Mu gitondo ukibyuka ushobora gukoresha uru rubuto. Ku mugoroba mbere y'uko ujya kuruhuka kuryama, ukongera nanone ugakoresha urundi rubuto. Bibaye byiza ntabwo nijoro warya, keretse nimba uri umuntu ukunda gusonza nyine ukumva nanone wabangamirwa, ariko nimba utabangamirwa ugerageze nturye nijoro. Hanyuma rero kuwabangamirwa nunarya, urye ibyo kurya byoroshye rwose, nka cya gitoki nababwiye kirimo imboga, kandi urye bike.
ubwo rero mwumvise ko ushobora kurukoresha mu gitondo ukibyuka, ukarukoresha na nimugoroba ugiye kuryama. Hanyuma hagati mu gice cy'isaha numara kugenda ururya ukaruhungura ukarurangiza, ugasigaza icyo twakita nk'igitiritiri cyarwo. Gishyire mu gasorori kawe keza, ugipfundikire. Nibigera ku isaha ya saa sita cyagiye witegura gufata amafunguro, noneho cya gitiritiri cyawe ugifate ukirye. Nacyo urumaho, cyo kiroroshye, urumaho noneho ugacakanga. Kigira amakashi, uzayumva amakashi. Wenda ku muntu waba warigeze guhekenya igitoki cy'amakashi, bijya kugira amakashi ameze kimwe ariko kikivangamo n'akaryoherera wumva kameze nk'akuki. Ibyo bintu bibiri urabyumva, ukagikacanga neza, ukakinoza, igikatsi cyacyo ukagicira, gutyo gutyo kugeza igihe ukimaze. Aho rero noneho nimba wanagiraga n'ikirungurira nzabikubwira. Ibyo birungurira bizashira burundu, kubera ya makashi afite ukuntu atanga ururenda mu gifu, ariko akaba ari meza cyane ayo makashi ku muvuduko w'amaraso. Amaraso aratuza rwose, ukumva uratekanye, ukumva ubuzima bugenze neza. Wamaze kubyumva rero ko ushobora gukoresha ibyufwe bibiri ku munsi ndetse na cya gitiritiri cyacyo. Ubwo rero nimba wabikoze ku wa mbere, ni byiza ko ku wa kabiri utagikoresha, no ku wa gatatu ukazagikoresha ku wa kane, ukabibara gutyo ukarangiza ukwezi. Ndakubwiza ukuri, urakira burundu, ukibagirwa uburwayi bw'umuvuduko w'amaraso. Mu gihe uri kubikoresha rero, gerageza rwose uhagarike burundu ibijyanye n'amavuta, ibijyanye n'umunyu. Yewe ndagira ngo nkubwize ukuri, hari abavuga ngo bacika intege iyo badakoresha umunyu. Igihe uzaba ukoresha runo rubuto ntabwo uzacika intege, uhumure. Nicyo cyiza cy'uru rubuto, kubera ko turya ibiryo byinshi tugacika intege, bigatuma tuvuga ngo ya rwose reka dufate ku munyu mukeya. Ariko iyo ukoresha uru rubuto ntabwo ucika intege. Nicyo cyiza cy'uru rubuto rwitwa icyufwe. Reka rero mbibutse ko nimba ushaka ibiganiro nk'ibi ngibi kandi bihumuriza imitima, bigufasha kwivura ukoresheje ibyo kurya dusanzwe tubona bya buri munsi, imboga n'imbuto, reka nkwingingire kwiyandikisha kuri uru rubuga. Kora subscribe, hanyuma usharinge benshi babashe kubona kino kiganiro. Ikindi dusigire igitekerezo, ese urashaka ko tuzaganira ku buhe burwayi? Hanyuma kandi utwandikire, unaduhamagare kuri iyo nimero uri kubona twashyize mu kiganiro. Twariho dusoma igitabo cyitwa Tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Urubuto twariho tuvugaho rwitwa icyufwe. Mbashimire, nitwa Misango. Imana ibishimire kandi mukomeze mumererwe neza. Hanyuma rero icyitonderwa, nimba ugiye gukoresha uru rubuto, ntukibagirwe gusenga kugira ngo wongere ubwire Imana uti warakoze kuturemera ibitunga ubuzima bwacu, ibitunga amagara yacu, nawe ugatunga ubugingo. Mbashimire, mbifurize amagara mazima, ndabakunda. Nitwa MC Misango.